tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Venano Makegi ukakigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye ku byerekeranye no kwera kwa Paulo mu murimo we wo kuba intumwa. Tureba kandi n'uburyo Paulo agaragaza ingero z'umurimo we mu by'Imana. Uyu munsi turareba inyigisho ivuga ku ntumwa z'ibinyoma, hanyuma turebe icyo Paulo arusha izo ntumwa. Nemerera tubanze dufata akaruhuko, ubundi ngaruke mu kanya twiganirire. Imana ikomeze kugirire neza. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemera. Sambirana, 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 Usemera. Imana ihabwa icyubahiro. Twinjiye mu gice cya 11 mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto. Muri iki gice Paulo yanditse yiyibandaho cyane cyangwa se yivuga cyane. Paulo yarari kwibutsa abo mu itorero ry'i Korinto ko bahujwe na Kristo muzima. Reka nkubwire ko ubu butumwa buri muri uru rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto nanjye bwangiriye akamaro kenshi. Bisaba gufata umwanya nawe ukabwiga. Iki gice cya nyuma cy'urwandiko rw'Abakorinto haravuga umuhamagaro wa Paulo intumwa. Mu gice cya 10 twabonye Paulo agaragaza ingero z'umurimo we mu by'Imana. Ubu tugeze ku gice aho Paulo yivuga ubwe anagaragaza ukuntu nta mugayo umuriho. Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa kabiri, Bibiliya iravuga ngo icyama mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye. Nyamuneka munyihanganire kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Paulo yaje i Korinto, itorero ryaravutse kuko Paulo yashyingiye ababizera kuri Kristo. Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 3, Bibiliya iravuga ngo ariko ndatinya yuko nk'uko ya nzoka yohesheje Eva uburyarya bwayo, ko ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Sinavuga ukuntu dukeneye koroshya igihe tuvuga ijambo ry'Imana. Usanga abavugabutumwa dufite ubu ari imbuto z'amashuri yigisha Bibiliya. Gusa usanga iyo bigisha bashyiramo ubwenge bwinshi ku buryo usanga babura icyo bavuga. Icyo dukeneye ni ukuvuga ijambo ry'Imana gusa. Mbega koroshya kuri muri Yesu Kristo. Paulo aracyatubwira ba bandi bake mu Bakorinto wasangaga bamurwanya ndetse bakagerageza gupfobya umurimo we. Yari yaramaze gusobanura impamvu ataje kugumana nabo. Ntabwo yari yarahamagariwe kuba umushumba, yari umuvugabutumwa. Bivuze ko yari umuvugabutumwa cyangwa umumisiyoneri utarashakaga kubaka ku rufatiro rw'undi muntu. Yarazamukaga akanamanuka imipaka. Uwo niwe wari umurimo we. Paulo ashaka ko Abakorinto bamenya yuko ari intumwa yatoranyijwe. Arandika agira ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana. Kuki Paulo yigiraga umupfapfa nk'uko bari bameze? Nubwo yari gufata umwanya abaganiriza kuri Kristo aho kugira ngo yiregure kuri ubu, byari ngombwa ko yihagararaho. Yaravuze ngo icyama mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye. Ibi abigaragaza kenshi muri iki gice cya 11. Agira ati icyama mukanyihanganiraho hato ku bupfu bwanjye, nyamuneka munyihanganire. Aha ni ku murongo wa mbere. Arakomeza agira ati ndavuga nti ntihakagire untekereza ko ndi umupfu, ariko rero niba muntekereza mutyo munyemere nk'umupfu kugira ngo nanjye mbone uko nirataho hato. Aha ni ku murongo wa 15.
6. Pawulo ari kuvuga ko bigiye kuba ngombwa ko yirarira akavuga nk'umupfu. Ijambo ry'ikigiriki bakuyeho umupfu ryasobanurwa nk'ubujiji cyangwa ubugoryi. Mu yandi magambo ni nko gukora ikintu nta ntego ufite. Pawulo ari kuvuga ko gufata umwanya yirarira ntacyo bimaze kuko atari kuvuga ijambo ry'Imana. Ntacyo byari kongera ku murimo we w'ivugabutumwa, ariko nanone akumva yabikora bitewe n'itsinda ry'i Korinto ryamurwanyaga. Iyi niyo mpamvu yabasabye kwihanganira ubupfu bwe. Muri ibi byose tubona gukora kwa Satani. Mu ntangiriro y'itorero rya mbere, Satani yakoresheje uburyo bwo gutoteza no kurenganya, ariko yabonye ko atarimo guhagarika ikwirakwiza ry'ubukristo. Impamvu y'iki kibazo ni uko itorero ritigeze rikura nk'uko iri rya mbere ryakuze mu myaka 100 nyuma ya Kristo. Ryakuyeho ubwami bw'Abaroma, hanyuma mu mwaka wa 315 nyuma ya Yesu ryagiye hafi muri buri bice by'ubwami bw'Abaroma. Icyo cyari igihe kitotezwa no kurenganwa. Satani amaze kubona ko kurenganwa bitakuraho itorero, yahinduye ubundi buryo. Ubwe yagiye mu itorero imbere, atangira kuribabaza ahereye imbere. N'uyu munsi aracyakora ibyo. Yibasira umwimerere w'ijambo ry'Imana, hanyuma akagerageza gupfobya ubutumwa bwiza. Iyo ibyo byanze, agerageza gutesha agaciro umuntu uri kuvuga ubutumwa bwiza. Aha naho rero tubona ko Satani yagerageje gupfobya Pawulo. Pawulo agaragaza neza ko byaba byiza afashe umwanya wo kuvuga ubutumwa bwiza aho guta umwanya yirarira. Yafashe umwanya wo kwirarira kuko yari afitiye ifuha Abakorinto, yarabakundaga cyane. Pawulo yari afite impungenge ko bazayobywa na Satani nk'uko Eva yohejwe n'uburyarya bwayo. Pawulo yari azi ko Satani akora, kuko yavuze ngo ari nako intekerezo zanyu zayobywa mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru
Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye, mukakira undi mwuka mutakiriye mbere, cyangwa ubundi butumwa mutemeye mumwihanganira mubikunze, ariko jye ko mutanyihanganira. Uyu munsi dufite ikibazo cy'inyigisho usanga ziyigisha undi Yesu, undi mwuka ndetse n'ubundi butumwa bwiza. Mu myaka ya kera hariho indirimbo yavugaga ngo Yesu Kristo ikirangirire cyangwa se superstar, ikaba yarahakanaga ubumana bwa Kristo kandi ikerekana Yesu utarigeze kubaho. Ni Yesu w'abaribero wambaye undi mwenda, kandi Yesu w'abaribero ntiyigeze abaho. Niba bahakana kuvuka kwa Yesu, bavuga undi Yesu Kristo tutabona muri Bibiliya. Niba batizeye ko yakoze ibitangaza, baba bafite undi Yesu mu bwenge bwabo, kuko Yesu tubona mu butumwa bwiza niwe wakoze ibitangaza. Yesu Kristo bahakana niwe wapfuye ku musaraba agapfira ibyaha by'abari mu isi. Bahakana ko yapfuye akazuka. Bahakana ko ari Imana 100% kandi akaba yarabaye umuntu 100%. Nyamara imwe mu myemerere ishaje cyangwa ikuze yerekana ko ari Imana kandi akaba yarabaye umuntu. Nuko rero iyo ibyo bihakanywe haba havugwa undi Yesu. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 5, Bibiliya iravuga ngo kandi nibwira yuko izo ntumwa zikomeye cyane zitandusha na hato. Hano uwashaka yagira Pawulo intumwa ya mbere, kuko avuga ko atoroheje mu ntumwa zindi. Ashaka ko Abakorinto bamenya ko nawe ari intumwa nk'izindi, kuba yarabasanze ari umuntu ukora amahema kandi akaba yaraje mu bugwaneza n'ineza bya Yesu Kristo, ntibivuze ko atari intumwa. Urabona ukuntu Pawulo ari kugerageza kwivuga imbere y'Abakorinto kugira ngo bamwemere nk'intumwa. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 6 haravuga ngo nubwo ndi umuswa mu magambo, sindi umuswa mu bwenge, kandi ibyo twabiberekeye muri byose imbere ya bose. Pawulo yari umunyabwenge, ariko kandi agakoresha imvugo yoroheje. Hari abantu usanga bigisha mu buryo bworoheje ku buryo usanga n'umwana muto ashobora kumva ubutumwa ari gutambutsa. Pawulo nawe yakoreshaga ubu buryo bwo kwiyoroshya. Pawulo aravuga ko ari umuswa mu magambo. Ndatekereza ko hano yakoresheje imvugo Abakorinto bari kumva neza. Nyamara ariko Pawulo yari umunyabwenge. Umuntu agendeye ku nyandiko ze, ntiwashidikanya ko Pawulo ari mu banyabwenge babayeho kuri iyi si. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, samirana, samirana usemerera samirana, samirana, samirana usemerera imani yakicyubahiro. Samirana, samirana, samirana usemerera imani yakicyubahiro. Samirana, samirana, samirana usemerera imani yakicyubahiro. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 7 kugera ku wa 9, Bibiliya iravuga ngo mbese ye nakoze icyaha ubwo nicishije bugufi ngo mushyirwe hejuru babwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ku buntu? Nanyaze ayandi matorero mbaka ibihembo kugira ngo mbone uko ngaburira mwebwe iby'Imana, kandi ubwo nari kumwe namwe ngakena sinagize uwumbera ikirushya, kuko bene data bavuye i Makedoniya bankenuye. Muri byose nirindaga kutabaremerera, kandi nanone nzakomeza kubyirinda. Pawulo ntiyari kwemerera Abakorinto ko batanga ubufasha ku murimo we. Yagombaga gukora cyane akora amahema. Bamwe bamwohereje inkunga imufasha gufata igihe yigisha ubutumwa bwiza, ariko Abakorinto ntibamufashije. Kuba ibiganza bye byarakomeye cyane kubera gukora amahema bivuze ko Pawulo atari intumwa nziza kandi ishishikaye. Mu
rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 12 haravuga ngo ni ukuri kwa Kristo kuri muri jye, ntawe uzambuza kwirata ntyo mu mahugu yo muri Akayi. Kuki? Nuko mweho ntabakunda biza Imana, ariko ibyo nkora nzakomereza kubikora kugira ngo nkuru urwitwazo kubashaka impamvu yo guhamya ko bameze nkatwe mu byo birata. Pawulo aravuga ko yirata kuko ari ukuri kandi akaba bafuhira anabafitiye impungenge. Abandi bagabo nka Paulo birashoboka ko yari umuntu uzi kuvuga cyane kurusha Pawulo, ariko ntiyigeze areka gukora imirimo y'amaboko. Kwigereranya n'abandi si ikibazo. Pawulo yakoraga nk'umuntu ukora amahema, nta gihembo cyangwa inyishyu yigeze ahabwa n'abakorinto. Ibi ntibyigeze bibuza Pawulo kuba intumwa. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 13 kugera ku wa 14, Bibiliya iravuga ngo bene abo ni intumwa z'ibinyoma, n'abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Kubigaragara bari abakozi bayobya bashaka kwigira intumwa za Kristo mu gihe batarizo. Mu by'ukuri bari abagaragu ba Satani. Abantu bamwe batekereza ko Satani afite ibinono n'amahembe. Iki gitekerezo cyo kwibeshya cyavuye ku gitekerezo cy'ikigirwamana cy'Abagiriki, kikaba cyari kibumbye nk'inyamaswa y'igice, bakaba kandi baragisengaga. Tugendeye kuri ibyo ntabwo tubibona mu ijambo ry'Imana. Satani ubwe ni marayika kandi ni umwuka. Nakwigaragariza ukamubona, uzabona ari ikiremwa gifite ubwiza kuko azaba yihinduye ikindi kintu. Ahereye kuri ibyo Pawulo yafashe uyu mwanzuro. Reka tuwusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 15. Haravuga ngo nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Ikintu giteye ubwoba hano ni uko Satani afite abakozi. Ibi biteye ubwoba cyane. Iyo Satani yihinduye marayika w'umucyo, abakozi be bahindurwa nk'abakozi bo gukiranuka. Usanga basa neza cyane. Umunsi umwe umukozi w'Imana Magi yigeze kujya gusengera ahantu hamwe. Bitewe n'uko atakuriye mu muryango wa Gikristo, ntiyari azi gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Hanyuma uwo arimo yigisha asoma ikibazo mu iteraniro. Magi yabonaga neza ko nta muntu wigeze abaza icyo kibazo, ahubwo akaba hari icyo yashakaga kugeraho. Yavuze ko umuntu yabajije niba yabasha gusobanura uruziga rw'urumuri rwari ku mutwe we. Magi yaritegereje neza abona nta ruziga ruri ku mutwe we. Ese urabona yarashakaga kugera kuki? Yashakaga kwigira umukozi w'umucyo. Yari arimo kwikuza yiha icyubahiro. Usanga abakozi ba Satani bose biha icyubahiro. Ubu ni uburyo bumwe watandukanye niba umuntu ari kwigisha ijambo ry'Imana cyangwa niba ari kwigisha undi Yesu, ndetse n'ubundi butumwa bwiza. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 17, Bibiliya iravuga ngo kandi ndavuga nti ntihakagire untekereza ko ndi umupfu, ariko rero niba muntekereza mutyo munyemerere nk'umupfu kugira ngo nanjye mbone uko nirataho hato. Ibyo ngiye kuvuga simbivuga nk'aho ari ijambo ry'umwami wacu, ahubwo ndabivuga nk'ubwirizwa n'umupfu. Niringiye yuko mfite impamvu yo kwirata. Pawulo ari kuvuga ko agomba gukomeza muri ubu bupfu kandi bagomba kumwemera muri ibi. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 18 kugera ku murongo wa 19, Bibiliya iravuga ngo ubwo benshi birata iby'umubiri nanjye ndabyirata, mwishimira kwihanganira abapfu kuko ubwanyu muri abanyabwenge. Pawulo yongeyeho ikintu yashakaga kuvuga mu bundi buryo. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 20 haravuga ngo murihangana iyo umuntu abahinduye imbata, iyo abamize, iyo abafashe, iyo yishyize hejuru akabakubita inshyi. Hano ababwiye ikintu cyo kubajora kandi gifite ubukana. Pawulo aravuga ko umuntu ashobora kubasanga akabagira imbata z'amategeko, akishyira hejuru, akabakubita inshyi, hanyuma ibyo byose bakabyihanganira. Iyo myitwarire abo mu itorero ry'abakorinto bashoboraga kuzayikura ku mwigisha w'ibinyoma. Ubu tugeze ku gice aho Pawulo asobanura ubuzima bwe nk'umukozi w'Imana wigisha ubutumwa bwiza. Iyo urebye usanga bigoye kwemeza ko hari uwanyuze mu byo Pawulo yanyuzemo, cyane cyane iyo urebye ibyo yanditse. Sinigeze mba umugaragu wa Kristo nk'uko Pawulo yaba yarabayeho.
Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemberera. Imana ihabwa icyubahiro. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 21 kugera ku wa 22 haravuga ngo ibyerekeye ibyo bigawa ni koko twabigizemo intege nke, nyamara icyo undi wese ahangara gukora ibi mbivuze nk'umupfu, nanjye nagihangara. Mbese abo si Abaheburayo? Nanjye nuko. Si Abisirayeli? Nanjye nuko. Si urubyaro rwa Aburahamu? Nanjye nuko. Pawulo aravuga ko ashobora kwerekana igisekuruza cye, nta kibazo cyari gihari cy'uwo ari we. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 23 kugera ku wa 24 aravuga ngo si abakozi ba Kristo bagabura ibye, noneho ndavuga nk'umusazi, ndabarusha, mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu mazu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero. Kenshi nari mu kaga k'urupfu, ibihe 5 Abayuda bankubise inkoni 39. Muri iyo minsi Abayuda bari bafite uburyo bwo gukubita umuntu inkoni 39 hanyuma ntabakishwa. Bamukubitaga inkoni 39 ku ruhande rumwe, izindi 39 ku rundi ruhande, hanyuma izindi 39 inyuma mu mugongo. Ibi byabaye kuri Pawulo inshuro 5. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 25 kugera ku murongo wa 27 Bibiliya iravuga ngo ibihe 3 nakubiswe inga, igihe kimwe natewe amabuye, ibihe 3 inkuge zaramenetse, naraye muhengeri nirirwamo, nari mu ngendo kenshi, mu kaga gatewe n'inzuzi, mu kaga gatewe n'abambuzi, mu kaga gatewe na bene wacu, mu kaga gatewe n'abapagani, mu kaga ko mu midugudu, mu kaga ko mu butayu, mu kaga ko mu nyanja, mu kaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miruho n'imihati, mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa. Mbega ubuzima bugoye Pawulo yanyuzemo. Ese ni bangahe uyu munsi bavuga ko byibuze babaye mu gace gato k'ibi Pawulo yanyuzemo? Uyu munsi turi mu buzima bworoshye bitewe n'iterambere, dutuye muri sosiyete ikize. Shimwa Mana ko
waduhaye Yesu Kristo. Uyu munsi nta kintu cy'umubabaro tuzi ku bwa Kristo. Imana ishimwe kandi ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dushobora kwamamaza Kristo nta nkomyi, kandi ubuyobozi bw'igihugu nabwo bukaba budushyigikiye. Reka tujye duhora dusengera abayobozi b'igihugu kugira ngo be kuzateshuka ngo barwanye ubutumwa bwiza, ahubwo iteka ryose ubuyobozi bw'igihugu cyacu bujye buharanira icyateza imbere ivugabutumwa. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 ku murongo wa 28 haravuga ngo, ariko niye kuvuga ibindi keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose, ni uguhagarikira umutima amatorero yose. Bamwe muri twe cyane cyane abashumba tuzi ukuntu umutwaro w'itorero umera. Kuri Pawulo we yari afite umutwaro w'amatorero yose. Hano twakumva bike cyane ku byo yaciyemo. Reka twongere dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 29 kugera ku murongo wa 31. Haravuga ngo, ninde udakomeye ngo nanjye mbe udakomeye, ninde ugushwa ngo nanjye ndeke kugurumana. Niba binkwiriye kwirata, nzajya nirata iby'intege nke zanjye. Imana y'Umwami Yesu ariyo na se ishimwe iteka ryose, izi ko ntabeshya. Pawulo aravuga ngo hano hari raporo y'uko ndi umukozi w'Imana uhamya Yesu Kristo. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 11 kuva ku murongo wa 32 kugera ku murongo wa 33, Bibiliya iravuga ngo, ubwo narindi i Damasiko, umutegeka w'umwami Areta yarindishije umudugudu w'Abanyadamasiko ngo amfate, bancisha mu idirishya ryo mu nkike z'amabuye, ndi mu gitebo ndahunga muva mu maboko. Mbega inkuru ibabaje, mbega ukuntu bisebeje gushyirwa mu gitebo. Nyamara uyu munsi usanga iyo abashumba bagiye mu nama zitandukanye wenda zijyanye na Bibiliya, iteka bakirwa muri hoteli nziza ndetse ukabona bitaweho cyane, usanga bahabwa agaciro dore ko bakirwa neza. Ngaho tekereza Pawulo kunyuzwa mu idirishya ryo mu nkike z'amabuye ngo acike abashakaga kumwica. Mbega ukuntu biteye isoni. Pawulo yakoze ibi byose ku bwa Kristo. Amen. Nshuti yanjye, ntukirate imibabaro ucamo ku bwa Kristo. Uzafata umwanya wongere usome iki gice cyose. Twese tugomba kumirwa, hanyuma tukavuga ngo, Mwami Yesu, mfasha kuba umunyakuri imbere yawe, mfasha kuba umukiranutsi imbere yawe. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'umurimo wo kunshungura wakoze ku bwanjye. Warababajwe, urashinyagurirwa, kandi uricwa kugira ngo ndonke agakiza. Undinde kwirata ibyanjye, ahubwo nirata ibyo wankoreye n'umusaraba wabambweho, kuko ari wo wampindukiye agakiza. Nsabiye umuvandimwe wanteze amatwi nawe ngo umukize, kandi guhera none amenye neza ko waje mu isi ari uje gushaka, bityo ahindukire akwizere nk'umukiza w'ubugingo bwe. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nshuti, wakoze kubana nanjye. Reka tuzongere kuganira undi munsi. Mu kiganiro kizakurikira tuzabona Pawulo avuga ibyo yeretswe. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira icyo ubaza, kudutera inkunga cyangwa ushaka kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo@yahoo.fr. Imana iguhe umugisha.